igisebo cya mbere nagize ntababeshye naciye ku ruhande mu inshuti zanjye mwese, ntabwo nari nzi ko nzajya muri open relationship, sibyo? noneho bikarangira bigaragaye nk'aho mfayirinze, abantu bose bakajya bakanyota, nagize ihungabana, numva ndasebye, abantu muri famiye barambwira ati warasebye, n'abantu bose tubana barambwira ngo warasebye, ngera ku rwego nsigaye njya no mu kabari, akaba ariyo nkuru bangaruriramo, nava no mu kabari no mu rusengero n'umuntu na pasiteri arambona akibuka wa mukobwa mbere yo kwibuka ko ndi umukirisitu, nagize igisebo cy'ibihe byose, nakubeshye ni igisebo natewe n'urukundo cyonyine, gusa kinansigira isomo ritazongera kumbaho ukundi. Ikibazo cyanjye kiragira kiti ni ryari kuri social media havuzwe ikintu kitari cyo nyine kuri wowe ukumva urababaye, icyo kintu cyari ikihe? Ni mu mwaka wa 2024 mu mpera z'umwaka, igihe natandukanaga n'umwana w'umukobwa, nibwo bwa mbere havuzwe igihuha, numva kirambabaje kabisa, ariko icyo gihuha cyari ikihe? Icyo gihuha rero cyari cy'ukuntu byavuzwe ko nakatiwe, kandi ari njye wakinguye imiryango ngo abadashoboye kugumana nanjye bigendere. Yego. Icyo gihe nuko byagaragaye ko nakatiwe kandi ari njye wari gukinguye imiryango ngo ubwoko bw'Imana bwigendere. Nicyo gihuha cyambabaje. Slim Jesus. Wishushu ugiye kubona ukabona ex wawe akoze ubukwe, wiyakiriye gute? Nabitekerejeho cyane ariko ndabyakira. Waragiye urihere ukarurengejeho. Reji ntaribe tuzarira twihanagure, ariko giseri ndamukunda. Warase umugore mwiza, oya nabivuga ati narase umugore mwiza, nabyemere hano nose. No, Regis nije nshikiriwe. Yego tumwihorere. Okay, Regis. Akore waretse nk'ababaga. Oya watoje. Yego. Regis. Regis Lili ntarabaza ko yabagije mw'abantu. Cedric wa. Lili wabajije man, reka dukomeze game twe kuyihindura. Dukomeze. Regis. Yes. Wambwiye aba ex wawe ufite ni bangahe nawo mwajyamanye ni bangahe? Saraho dutaniye noneho kuzanya aba ex. Nabo kugira aba ex mujyamana. Bisi aba ex bangahe n'aba ex mwa mwarajyamanye ni bangahe? Ufite aba ex babiri. Yego. Nini wabaza? Okay. Regis. Wishushu. Umeze neza. Ndakomeye kabisa. Regis arabeshye, bahise babiri urabeshye. Oya ntago mbeshye. Urabeshye. Ariko ndekera ko bari bukugereho. Ufite ikihe kibazo? Gute kandi uri kubeshya ndi hano ndi numva? Ntago nabeshye man. Urabeshye. Regis arabeshye. Nukuri navuze babiri pe. Goko man, chanze kubeshye dukomeze. Ntago mbeshye sevre. Nari urabeshye dukomeze. Undi wumva twarakundanye abyandike muri comment basubirumve ko nabeshye kandi babankurikira. Mena umuceri. Sha urabizi kira. Sijya nkubeshya nawe ntabwo. Urabeshye, sinagufushiriza urabeshye. Ongera ukimbaze neza nareka je ninambaze. Turaburana gutya. Twagiye. Reji. Karameshu. Ikibazo cyanjye gifite A na B. Urumva? Yego.
iyo ufite girlfriend Yego. wenda ukamutumira mu rugo akaza, Yego. ninde wakitinga mbere, ninde unanirwa mbere? Kubera ko njyewe ndi arya babyita gute, kubera ko ndi introvert, niwe wakitinga mbere, ariko ni nawe unanirwa mbere nanone. Murakoze. Ariko ikibazo kiratsindagiye, nubwo gisubije neza ariko kiratsindagiye. Keza rega nawe uhari. Keza nawe uhari. Twaje n'ingiye bugezweho. Mbaze kimwe ariko numbaze bibiri ngo nuko Keza adahari. Keza agomba kugaruka kuko ngomba kumubaga nawe. Ariko Keza arahari, ninde wavuze ngo yagiye arehe? Yarahari ariko ntabwo ari kubaza nyine, ntabwo ari kubaza. Keke. Munangande ariko kugira nsubize ibibazo mfite confidence ko ari ibyo ndi gusubiza nabi. Kira ndakumva. Keza ndamukuraho Imana yanjye. Keza mureka ahazira nyine aragira ahazira. Reka tumubage, tubanze tumubage. Okay, Kira. Dukomeze twagiye. Kira wamubagiki. Regis. Yes, girlfriend. Ni ikihe? Gisebo. Oya itonde Regis uranduta. Twagiye. Ni ikihe gisebo cya mbere wagize mu buzima? Urakumva? Kucyihanganira bikakunanira bikakugora. Igisebo cya mbere nagize ntababeshye naciye ku ruhande mu inshuti zanjye mwese, ntabwo nari nzi ko nzajya muri open relationship, sibyo? Noneho bigaragaye nk'aho mfayirinze, abantu bose bakajya bakanyota, nagize ihungabana, numva ndasebye, abantu muri famiye barambwira ati warasebye, n'abantu bose tubana barambwira ngo warasebye, ngera ku rwego nsigaye njya no mu kabari, akaba ariyo nkuru bangaruriramo, nava no mu kabari no mu rusengero n'umuntu pasiteri arambona akibuka wa mukobwa mbere yo kwibuka ko ndi umukirisitu, nagize igisebo cy'ibihe byose, nakubeshye ni igisebo natewe n'urukundo cyonyine, gusa kinansigira isomo ritazongera kumbaho ukundi. Ndakeka mbisubije neza, wenda niba mbisubije uko bimbajije, ariko ndabisubije neza rwose. Okay. Bajye kwa Paradi. Murakoze kuba ijambo. Karame Pala. Niba ufite umukunzi uwo ni igiki wamukundiye? Nta mukunzi mfite pe, officially single, nzi ko nteganya no kugira undi muntu uzongera kunkunda nanjye nkamukunda. Icyo nicyo cyari ikibazo cyanjye. Otyo. Ko jani. Fire. Ibibazo biratsindagiye byo hejuru, ndi gutekereza hasi, umva ngizemo n'ubwoba. Gisa. Gisa arahari? Reka mubaze. Regis. Yego Gisa cy'inganzo. Abakobwa mumaze guhura bakubwira ko baryohereza cyangwa bakubwira ko babihiriza? Kuri iyo ngingo nshobora kuba ndyoshye cyane bitari ukwikina,
uko igisubizo cyakomeje kuba kimwe, cyakomeje kuvuga ko ari sawa. Okay, nimba ari sawa Zikaba zishobora kuza ikagisubize neza. Sorry nari nabuze ariko nagarutse. Nta kibazo Keza, ubwo urahita umbaza ntaribi. Ubwo igikansubiza gisa karame. igisubizo gishobora kuba ari sawa kuko wenda byagenze neza, ariko wenda ku kintu kijyanye n'inzozi umukobwa mushobora guhura afite, zikaba zatuma wenda ibi bitavuga uko byakavuzwe wenda nko kuri site y'amafaranga, kubera ko ntabwo nshobora gufata amafaranga ngo nyahereze umuntu gutyo biramupanga, ushaka kumuhereza makeya, ariko nta mukobwa dukundana ndahereza amadolari arenze 100 ku munsi kugira ngo byumve. Tuvuga urugero, niba ashobora kugira ikibazo ufata ibyo 150, ibyo avuga ni ibintu dukemura iki n'iki, kora iki n'iki, nyine nkunda kwinvestinga mu mishinga umuntu yamugendekera neza kurushaho, nyine akaba yabona amafaranga y'igihe kirekire. Ariko hari amafaranga aba adafite ubusobanuro, ayo ngayo ntabwo yigeze abasha Ntabwo narindi kuvuga ku byerekeranye n'amafaranga. ndagusubiza. Urabaza kumenya impamvu mvuze amafaranga. Umukobwa ashobora kurakara akavuga ngo Regis nta kintu yampaga, Munzamurire fax man. ko ndi kwisubiramo. Thank you. Ariko se muhungu yahereka ari mu bishanga. Sinzi impamvu ndi kwisubiramo. Ariko ntabwo ufite amayeko turi Thank kugira. you. So rero urumva kuri iyo side bishobora gutuma umukobwa atekereza negative uyu munsi, ariko turi kurebana ntabwo yabasha kubivuga kuko aba abizi ko byagenze neza. So rero ku ngingo yo bigenda neza Ya gahunda ubuki burarura. sha umeze nk'uwambaye impeta pe. Reka dukomeze. Sawa sawa. Yewe. Yes sir. Regis, Nizere ko ari Nesa gusa nta bitkira. Nesa gusa mbaza ikibazo cya Nesa personal. ninjye gusa. Regi, Wishu. ikibazo cyanjye kiragira kiti ni ryari kuri social media havuzwe ikintu kitari cyo nyine kuri wowe ukumva urababaye, icyo kintu cyari ikihe? Ko nahise ufite ubwenge Nesa, ubwo bwenge icyo gihe ako riri ubwo bwenge ntabwo bukwiye kuba buri kuri iyi mibare. riri mu mucungira hafi atongera akaducika nka nijoro. ariko mu Rwanda dore ibibazo birarangiye. Urahari cyane. Okay, so You are welcome mentor. Okay, reka nsubize Nesa. Icyo gihe ni igihe njyewe ni mu mwaka wa 2024 mu mpera z'umwaka, igihe natandukanaga n'umwana w'umukobwa, nibwo bwa mbere havuzwe igihuha, sha numva kirambabaje kabisa, ariko Icyo gihuha cyari ikihe? icyo gihuha rero cyari cy'ukuntu byavuzwe ko nakatiwe, kandi ari njye wakinguye imiryango ngo abadashoboye kugumana nanjye bigendere. Yego. Gama mu myutingi, kandi urakoze cyane. Icyo gihe nuko byagaragaye ko nakatiwe kandi ari njye wari gukinguye imiryango ngo ubwoko bw'Imana bwigendere. Nicyo gihuha cyambabaje, ndanaceceka ndituza. Urakoze cyane, ikibazo cyawe cyari icyo. Lili. Keza yaje. Keza. Nk'abantu Keza yagiye. Lili wari kutubwira ngo iki? Watubwira ngo tumyutinde iki? Cedric ni. Oui. Muko muramwumva Lili mwabantu. Ibibazo birangiye ntanageze kuri kabiri. Rege kaze mwereke, Haje ugiye kugenda. Ugeze kuri kabiri kabisa. Ugiye kugenda cyangwa cyari? Ntabwo ndagenda ndacyari. Lili. Karame. Wari kuvuga iki? Navuze ni gwe dufata ku mwere hejuru aho ngaho wicaye.
Ukabanza bakire Godfather. Rogesha barandoga. Muraho. Yego ntare we. Wemeze bitemeze thank you. Godfather. Umeze kapo. Ni fresh. Dore uyu munsi twatembereye mu rundi rugo twasuye. Hose ni muhira. Ndakangutse nshishamo amaso dushenda mu buretse gato. Bimeze biti. Ngeze ahantu nsanga ari kuganira ibintu by'abantu bakuru. Nkibaza nge murambaza ikihe kibazo kandi ndi ikiremba. Fada mbere y'ukogenda. Godfather. We. Turabipima. Tubage natwe. Nkubaza akabazo kawe. Ibibazo kandi. Turi mu bibazo hano, turi mu bibazo. Kubaza kandi. First of all, thank you so much for the gift. Lili, uri kuvugira kure. Wahuye nawe mu mihanda. Uti? Abakobwa bose wahuye nabo mu mihanda, yaba kuri TikTok, yaba kuri Uravuze ngo abakobwa bose dushyizemo abahungu bonse hano ku mutima mu mukobwa atari kurera ari kuvugira kure. Yego. Ndavuze nti Godfather mu bantu bose bo mu mihanda mu bakobwa ariko yego ninde wakunze kuvuga ko umuntu yaramujije mu mihanda nakunze nubwo twabanje guserera sinzi umuntu ufite amanuza amayikuru Abantu bamyutinge utinge mwese koma uravuga umukobwa nakunze apana ni ukuvuga ngo wakunejeje muri make kandi ngiye kubaza ntugifate pasono uragisubiza neza ufite abana babiri n'ubu ukunda cyane Niwe nkunda cyane umwe ntagisha abana banjye n'abana banjye bro bakubwiye ko ari ugusubiza ikibazo umuntu akubajije urumva nyine ndagusubije mbakunda bose oya ni uguhitamo umwe ntabwo ibyo bibaho never ubwo nyine mba bikubaho ugeze ibyambaho ubwo rero wakoresheje jokeri usubiza kuko urumva jokeri ya hehe ubwo ni ikibazo cyo kugira ngo ukandeho ntabwo byakunda byo kugira ngo nkandeho kuko urumva jokeri ya he abana bajya arugara abandi icyo kibazo ku muntu w'umubyeyi wese wakibaza ntabwo yakurongera inyishu ushaka kumva wewe ahubwo inyishu yaguhaye niyo yo akubwiye yuko bakunda Jise bari gushaka kubaza ibyo kugira ngo mukandeho oya ntabwo ibyo bibazo bivuga ngo hitamo kimwe ngo nandi mahitamo ufitemo niko se abandi babajije hari umuntu ugeze ubaza icyo kibazo rero hano usanze iwacu mbizi ko umwana bakunda ari umwana w'imfura uwo ni iwanyu iwawe uko bimeze aho ni iwanyu Regisi ikibazo kirabaza gitya ntabwo ikibazo kiri kubaza hano ari ikibazo kivuga ngo kabano ntabwo yaba yagira ashoboye kuvuga ngo ndakunda uyu nanguyu barajya mu tangira ibyo si byo bibaho yansubije ntabwo usubije twagiye Nesa ari iki kibazo yo ikibazo cyanjye kiragira kiti uri kunyumva ndakumva neza cyane ese ko umuyisilamu yemerewe umugore urenze umwe wumva uteganya kuzashaka undi reka never Keza we Keza tetesi Didi wambare nasanga wasinzira oya Keza ni washikiriwe Keza
rifite ubwoba bw'ikibazo cya riri. Keza naba Keza yagiye. Keza we oya Keza arahari. Kirama Keza mu gihe adahari. Bugari nkubaze. Mana we Mute your mic. nakicayeho. Keza we ukicayeho neza se cyangwa urahengana? Yiri wahamagaye Nicayeho neza. Ibibazo akabaza ibibazo. Keza arahari. Keza turi kumwe ndabizi arahari. Keza ari muri studio rega biragoye ko ajya kubaza. Wamubajije. Keza arahari. Okay, mubaze rero wewe baza Kirama. Karame. Ese ninde ufite urusaku aho ngaho? Nditeguye. Riri wayoye riri ariko arandika ibibazo ariko agira iki? Girishu. Kirama. Karame. Kirama. Karame. Oui. Reka mutwumve neza. Kirama. Karame. Ndabizi uri umukristo, uri umwana w'Imana. Umuyisilamu ntabwo ari umukristo. Ariko umaze guca inyuma yawe umugore wawe kangahe? Riri ndakwanga. Ibintu ni bibiri urampa jokeri cyangwa unsubize. Tanga jokeri, kinatanga jokeri. None se Mumbare mumbwire. Kabano ni wowe nshutse ngo kurira arahari. Kirama. Kabano. Wiseka subiza. Cyangwa jokeri. Jokeri yajyaho ni igiki? Urampa manijyane nta kundi. None se ukuntu nabyanyu. Kandi ntabwo ushobora kubwira Kirama ndakureba nkakwibwira. Ukanyibwira iki? Ngenda umwana mwiza. Manijyane nize yihuta ahubwo. Urumva mu nzozi nigeze kubitekereza ariko muza usabe ko ndabikora. Oya mu bikorwa nibwo navugaga mu bikorwa bikoze kangahe? Mu bikorwa oya ntabwo nabikinira. Kira Karame. Ujya kubeshya abanyarwanda. Ntabwo nabeshya abanyarwanda. Ndakubwiye ngiye kugisha ukuri. Ego. Urukumva? Ntabwo nabeshya ukuri. Mu nzozi ho ntabwo nabeshya ngo turabikoze. Mu nzozi narabikoze. Kuburyo hano ukuntu wumva wajya nk'i Burayi. Mu nzozi ho nabikoze ariko mu buzima busanzwe reka ndabitinyuka. Cyumvikanye twagiye modereta. Keza. Moderate Keza ntawe uharari muri studio bagenzi. Gogo na gogo. Ubwo ninde ukurikiyeho ni Gisa? Umva muri comment ngo mu nzozi wabikoranye nande se? Ariko mwambanje mukambaza basi. Bakwishyura kugira ngo gisubize. Bangande kugira ngo gisubize. Mbabwira uko wabikoranye mu nzozi. Uwo mu gishanga nashaka ko bamusubiza ikibazo cye no gukanda Galaxy. Angandeho Galaxy ndagisubiza. Ili Umva ntuza Cedric modereta yagiye. Uratubeshyesha. Ntabwo mbeshyi. Franco. Amanywa y'inama. You lie, bro. Yishyuye gute? You lie. Uratubeshya. Ntabwo nose ko kimvuze ko mu nzozi byabaye. Uzi ko ibyo mu nzozi ari byo byaneze n'ikibazo kuja kubikora ku ruhande. Kiramani ngo wabishyuye gute? Ariko yadusubije. Ko nimba utari wari modereta utubabarira. Ninde tarahara gashaka kugisubiramo niba nigana. Ninde amanuye nesa. Mu ngande ho Galaxy. Aba muri comment mu ngande ho Galaxy. Riri.
karame uratubeshye kamaze mubwire Imana ishimwe ko madamu atari hafi ariko ndabyakiriye madamu ntabwo ari hafi rindira gato nimba madamu sabimenya barikodinze ariko reka twisenye amago ariko kirama ndakureba oya Lili nimugashake kumva ivyo mwebwe mushaka mwumva nimba yabishuye neza yabishuye ko yifuza kubishyura wowe ko Kiramani ubona ari Baltazar ako riri ubanza mbonamo cya Baltazar ariko riri mu muri kigo mwana riri ntabwo nahizi ko mbona amaguru cyako mana keza arahari njye ukurikiye usaza gisaba nijoro umwanya wawe sawa none se riri karame umukino ariko menya wahindutse ubu bamaze kumbaza narwo ngeze kuri 6 hari mu ruvuse ngo ndakubaze Shakiramane ndakubaze pe urambaze barongeze muzamure vale kuri uwo mubare mara bega ibintu nkoreye ubu ndasobanura mu cyano mu rugo korere ni ukuri kw'Imana ndakubaze mu rugo ndasobanura ngo iki mvana kuri uwo mubare oya kose wa mugani urasobanura ngo iki mvanze vale kuri uwo mubare basi nsobanure mfite n'amakoyini urasobanura iki wa mugani nine banzo ngande basinza navuga mubwiye tudura amakoyini ariko madamu ndamubwira iki mu akagira Imana ugira ikintu mubwira nze kumbwira tudura amakoyini madamu musabye imbabazi ahubwo zisabe ngiwe urarushumitse wagize ngo byonyine kuvuga ko hari ubona rose si ikibazo yibereye hariya muri kwa none se umukino warangiye umva ndabasakira Moderator Kiramani bambaje ikibazo gikomeye cyane pereka bangandeho oya rindira Kiramani reka tugire vuba na vuba Regis agira gende reka tubaze Regis kugira gende yego Lili wabajije Regis Regis inshuti yanjye nagarutse nawe ngiye kukubaga inshuti